arambwira ati Theogene kubera umutima yari afite wo kwikundira amafaranga hawe kubw'umurimo w'Imana. Nimvuga bino bintu banyarwanda rwose mu nyumve neza, nta muntu udakunda amafaranga, ariko hari igihe umuntu ageramo, singiye gusobanura ubutumwa ndagira ngo tubigendanemo neza. Hari igihe umuntu aba arimo cyo kwakira ibije byose akagira gute, akakira apfa kubona ari byiza. Marayika w'Imana arambwira ngo mu gihe cye yaragezemo cyo kwakira, intumwa z'ikuzimu zamutumweho zimuzanira amafaranga. We ego agira ngo yakiriye ibivuye ku Mana, baramuha, ariko bo bari bafite misiyo yo kumwigarurira, ndetse bageragezaga kumuganiriza bamwereka ko nabemerera kuyoboka imbaraga zabo, kuko bari bamubonyemo ivuga butumwa ryagutse. Bo bari bazi yuko azabemerera nibamuha amafaranga, bakomeje kujya bamuha amafaranga kubemerera kuba nawe yakorera izo mbaraga. Noneho we akimara kumenya ko, urabona nk'uko uyu musore yatanga amafaranga, undi agaca inyuma akaza kukubwira ko niwemera ibikorwa byabo bazarushaho kuguha amafaranga. Noneho Theogene we arahakana, avuga ko atareka Yesu wiwe yamenye no kuba nabo bamumenye muri ubwo buryo ari ukubera Yesu. Noneho bakajya baca iruhande bakamuha ayo mafaranga. Mu kumuha ayo mafaranga, Satani hari inzira yaciyemo, byose marayika yarabimpaye. Hari inzira yaciyemo, nk'uko wenda wejo weri wajya kubaza Theo ati ngiye ko byanze, ataha ati sinumva se ko hari aho batanga amafaranga, uzagende muri ibi nibi, ngiye ibyo sinabijyamo. Noneho Mwuka w'Imana arambwira ngo ntawe yigeze ajyana kwa Satani. Arambwira ngo uyu Theogene ngo kubera ayo mafaranga yariye, ubu butumwa mbubanje imbere ariko bwaje nyuma kubw'ibi bintu numvaga nyine. Hari terabwoba ry'abadayimoni nagize byanjeho, ngira ibindi bintu mpishurirwa, reka mvuga ibya marayika nkuko yabimpaye. Arambwira ngo uyu Theogene aya mafaranga yariye kubera kubahakanira, yanga kurekura Yesu wiwe, agakomera kuri Yesu wiwe, kandi byabo yarabiriye. Bize umugambi wo kumugambanira baciye muri bamwe b'abakozi b'Imana, bo bari ayo mafaranga bakemera gukorana nabo. No kuvuga ngo bamuhaga amafaranga nk'uburyo bwo kumwongoza, ngo barebe ko bazabona uburyo bamurisha bamwigarurira. Arabyanga. Warabyanga. Kuyobya abantu. Urakoze kumbwira kino kintu nari nanabizi kuri bukimbaze, cyangwa se uri bumbwire ngo mvuge. Jowe hari ikintu ngiye kuvugaho. Ni ukuvuga ngo aba bantu bagiye batwarwa muri ubu buryo, barimo ibyiciro bibiri. Ni ukuvuga ngo iki cyiciro ngiye kuvugaho, nk'ubu hari umushumba uri muri kino gihugu, mu by'ukuri urebye ukuntu ari kuzana abantu kuri Kristo, akoresheje izo mbaraga zawo. Uramutse unabwiye aba bantu tuyu muntu akorana na zino mbaraga, bagutera amabuye. Impamvu Imana yabyemeye kandi narinda nta n'umuntu wanamuvuga, unamuvuze wahura n'akaga. Uyu mukozi w'Imana, Imana irimo iramukubira hariya. We yagiye muri bino bintu atanze Yesu amukunze, ariko avuga ati reka ngende ndebe ko hiti yanjye, kuko hari ukuntu yari yazimyeho. Umuntu yakwibaza wa mugabo cyangwa nako wa muntu umwe mu bari baturutse hanze muri Amerika, wari uri kuri target kugenda aranga aho bageze, kugenda kurikirana iko bimeze, ubwo birumvikana ko nawe yapfiriyemo. Rero ndatangaza aya makuru urakoze kumbaza kuri kino kintu. Uriya muntu nubwo yitwa umuntu, ntago ariho nk'umuntu. Yego. We yagaragaje nk'upfuye, yagaragaraga nk'umuntu nyamuntu, ariko uyu mubiri we wari warapfuye. Yavuye muri kino gihugu cy'u Rwanda yarapfuye, ajya kwakirira ubuzima muri Amerika. Muri Amerika we yahawe misiyo yo gukorana n'izo mbaraga, yiyita umuntu. Iyo bagiye kwica ntago ari Theo bishe wenyine, hari n'undi muhanzi bishe hano birasakuza cyane, ariko we ntago bamwishiciye mu muhanda, bamwiciye mu rugo iwe. Ni ukuvuga ngo w'ikintu akora aza yambaye ubumuntu, ariko
agapfana n'abandi. Si n'uwo wenyine wavuye mu Rwanda yarapfuye akajya muri Amerika akabaho. Hari abantu bakora muri bino bihugu by'Uburayi baza bambaye ishusho yo kwera bakaza mu bakozi b'Imana nk'abaje gutanga impano, gushyigikira. Rero iyo babona ufite kuronka abantu benshi, ikintu bagukorera barabanza bakakwiyegereza, bakagira fondasiyo y'ubuzima baguhereza. Wenda nk'urugero natanga, hari nk'uw'Imana iherutse kunyereka nawe bimeze nk'uko kwa Theogene. Nawe ni umuntu nyine ubona ufite ivugabutumwa ryaguye, nawe yariye amafaranga yabo gutyo, ubu ari kudiringa nabo, urumva arajya mu muhanda bakaba barateze. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ani kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana, ntabwo ari mushyashya ku Iyobokamana TV kuko no muntu dusanzwe dukorana ivuga butumwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo Imana imuhaye ubutumwa arabuzana, iyo afite ijambo ry'Imana no mu bundi buryo bwose abantu bakoresha kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kugera ku bantu. Uyu mubyeyi aradufasha cyane. Ni munyemerero ntagire musuhuza muhereza ikaze ku Iyobokamana. Mama mwiriwe neza kandi muraho n'ubundi murakomeye? Yego jowe turaho turamahoro. Amakuru ni meza. Ntabwo twari duherukanye. Hari hashize igihe. Wari uhugiye mu bikiza? Mu buzima busanzwe tu. Nivuga butumwa ubuzima Rega bura nabyo n'ubuzima. Kuzenguruka. Yego. Ariko Imana ishobora kubigukoresha mu buryo bwo kugutuma ahantu hagiye hatandukanye henshi. Yego. Nta hantu iragutuma ngo wakugore kuhajya? Oya. Nta n'ubuhanuzi iraguha wenda mu ngubu za kuvuga kuri social media ngo uvuga ati none ibi bintu koko Mana nzabihera he koko? Ibyo bintu bijya bimbaho, ariko mu bintu bya mbere mbanza gukora iyo nta ubutumwa, mbanza kubaza niba ari cyo gihe cyo kubutambutsa. Ushobora guhabwa ubutumwa ukabuhabwa wenda 2024 ari ubwa 2025, cyangwa se ukabuhabwa mu kwezi kwa mbere ari ubwo mu kwezi kwa gatatu. Icyo cyo ndayibaza ikambwira iyo ari ubw'icyo gihe imbaraga zo gutinyuka nkabuvuga kuko aba ari igihe cyabwo. Yego. Okay. Uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro, maze nurangiza udusengera Imana ubundi dutangire. Amazina yanjye data na mama banyise ni Ingabire Solange. Ku izina ry'umugisha ni Mama Chance. Ndi umumama. Yego. Abana n'urugo n'umutware. Yego. Ni mu dusengere rero ubundi dutangire ikiganiro. Yego, turagushimiye Mana yacu, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye kuri Imana ibana natwe itagidusiga. Ngushimiye ko wabanye Mwami Imana n'Iyobokamana, abayikurikirana ndetse n'abahakorera, ndetse natwe wabanye natwe. Warakoze data. Rero urabyemeye tuje kuri kamera gukora umurimo wawe waduhamagariye. Nunyemerere imbabazi zawe zibane natwe twese, kuko ibyo ukora byose ubikorera mu rukundo, mu mbabazi no mu mpuhwe. Uturinde kirogoya imbaraga z'umwijima, ahubwo ubwami bwawe buganze, umucyo wawe uturasire. Urakoze kuko utajya wanga kubana natwe, kandi urakoze kutajya udutererana mu murimo wawe mwiza waduhamagariye. Ngaho rero tugushimiye kugiye kubana natwe, kugiye gutangirana natwe ukaza gusozanya natwe. Umumaro wabyo se cyangwa umumaro w'ivugabutumwa ukomeze waguke, naho twe twasoza ivugabutumwa ryawe rikomeze umurimo w'icyo warigeneye. Turagushimiye mwiza, turagushimiye nyakubahwa kubw'umugambi wawe mwiza no kuba wemeye kutwumva no kutwumvira. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Mama Chance urakoze kudushyira imbere y'Imana. Yego. Tugiye kuganira, ugiye gutanga ubutumwa nk'uko Imana yabuguhaye. Ngira rero ngo tudatinze n'ubundi ni iki kikuzanye cyangwa kikugaruye ku Iyobokamana nyuma y'ibihe birebire waraduhamagaye ati mfite ubutumwa Imana igomba ko ntambutsa kugira ngo abantu babwumve. Ni ikaze rero turinjira mu kiganiro, twinjiriye nyine mu butumwa bw'Imana kugira ngo ntabwo buba bwemewe ko umuntu abugabanya cyangwa ngo abuvugiremo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego.
ubutumwa rero mfite ntago nabuhawe muri uyu mwaka, yego, niko nabivuga. Sinzi, ntago nabuhawe muri kino gihe, reka mbivuge uko nguko biri, ariko nubwo ntabyitayeho, ariko bwari ubutumwa ntazi igihe buzasohokera. Ubutumwa nabuhawe umukozi w'Imana Theogene ubwo yitabaga Imana, mbuhabwa mu buryo nanjye buntunguye, ariko mbuhabwa kubera amarira n'umubabaro n'agahinda twari turimo kubw'ibitubayeho. Twari tubuze umuntu dukunda. yego, Theogene twaramukundaga, ndazi neza ko nta muntu utaramukundaga, n'utaramukundaga ni abadayimoni na satani n'abarozi n'abazimu, ariko umuntu wese wambaye inyama n'amaraso yari afite igikundiro. Rero ubwo butumwa nabuhawe igihe twari mu marira n'imiborogo by'urupfu rwa Theogene. umuntu wenda utararengaho ashobora kwibaza impamvu ubutumwa wahawe mu rupfu rwa Theogene ngira ngo hagiye gushira buriya n'imyaka 2. Ese burugira ngo ngenge nkurikirana ibintu. Iyi myaka yenda kubi. Imyaka 2 irashira. Ntabwo irashira, sorry. Ni mu mezi ahari. Oya, ntabwo ari amezi. Ntabwo mbyibuka. Yego, hashize nk'umwaka gutyo, yego, cyangwa igihe cyose gishize wenda reka tudapresiza tukaza umuntu akibaza kubera iki Mama Chance abuzanye iki gihe yarabumuhaye icyo gihe. Urakoze. Ni ukuvuga ngo ubwo butumwa mbuhabwa nahuye n'ikigeragezo cy'imbaraga za muntu, kubera ko isi y'umwuka y'ubuhanuzi yari yamaze kwinjira mu ubwo butumwa. Urabona akimara gupfa, ndazi neza nk'umuntu uzwi ko nk'umuhanuzi babajijwe ibibazo byinshi, yewe abaza ku makamera, abari iyo ngiyo twibereye aho ngaho mu gikari wenda tutaje kuri kamera, twakunze kubazwa ibibazo byinshi. Ariko uwo munsi apfa, mu rugo iwanjye haje abantu, haza abantu nta kindi kibagenza, ari agahinda n'umubabaro ku bwa Theogene. Barambwira ati Mama Chance, umvaga intera ari imwe, dukeneye kumenya impamvu Imana itwaye Theogene. Umva kumbaza nk'umuhanuzi w'Imana, ni ukuri ibyo nkubwira niko kuri Joel mbibwira n'isi yose, nanjye naratunguwe nk'uko n'abandi batunguwe. Nanjye urumva bansanze muri uko gutungurwa. Nta kindi kintu nahise nkora, nahise nsiga abantu njye imbere y'Imana, ngenda n'amarira menshi. Ntabwo njye imbere y'Imana ndiraseka be naho nabaseka, cyangwa se mvuze ngo ngiye gusenga ngo mpave nta makuru. Ishobora kumpa amakuru yo kutavuga, ishobora kumpa yanjye ku giti cyanjye cyangwa ikama y'abandi. Ndashimira Imana ko ibyo bintu ijya ibinkorera. Naragiye njye imbere y'Imana, mva mu bantu, hari amakuru Imana itaguha uri mu bantu, ndagenda ndasenga. Mu masengesho yanjye ubwo narimo senga, nabaye nk'umuntu uri kwerekwa kandi ndabonekerwa. Mbonekerwa na marayika w'Imana ariko akoresha imvugo ya kimuntu. Ubwo nahise mpagarika gusenga, ntega amatwi ibyo ijwi rya marayika ririmo rirambwira. Ariko yanyerekaga, yavugaga mfite n'ibyo ndi kubona. Mu by'ukuri Theogene urugendo rwe ajya i Bugande anakora impanuka, ntabwo ibyo bintu ngiye nigeze, ntago nari impari, sinzi nuko byagenze. N'urupfu rwe ruvugwa, ndi mu bantu batabikurikiranye, ngende ndebe ngo se byagenze gutya byagenze gutya. Ariko ndi mfukamye ndi gusenga Imana, ubwo marayika azaga nkahita mpagarika gusenga nkatega amatwi. Yarambwiye ngo, yampamagaye mu izina Ngabire, ati tega amatwi ngira ibyo nkubwira bimeze nk'amayobera. Ntega amatwi nyine yanjye, ariko nari mfite n'ikimeze nka kamera ndi kureba filime y'uko ibintu byagenze. Arambwira ati mwana wanjye Theogene aratewo, ntabwo yarangije, yavuze kuri atumwita nyine. Ati Theo aratabarutse ariko agiye mu buruhukiro bw'abera. Ati twabyemeye ko agenda, ariko araruhutse kandi azahabwa ubugingo buhoraho kuko Imana yamaze kubumuha. Ubwo uko yambwiraga gutyo, mfite ibyo narimo mbona. Nabonaga Theogene ari mu modoka ari kumwe n'abantu, agenda aganira nabo, baganira ku bwami bw'Imana, arimo arezwa. Hari ukuntu uba uri kureba umuntu ugasoma umutima we. Ntiyaturiraga abo bari kumwe, ariko wumvaga ari kwezwa, kwa kundi nyine umukristo yezwa, Mana umbabarira ibi n'ibi.
nonge uko nabibonaga nibyo marayika yarimo ambwira mbega byagendaga bihura. Yego. Arambwira ati nubwo yatashye twarabyemeye ariko iyo aza kutwemerera akatwumvira ntajye muri runo rugendo ntacyo yari kuba. Ariko kuko yanze kutwumvira urugendo akarujyamo, twafashe icyemezo natwe cyo kubyemera tumuha ubugingo. Ubwo uko yambwiraga nanjye narabonaga ukuntu yagendaga Yesu. Arambwira ati Theogene, kubera umutima yari afite wo kwikundira amafaranga ahawe kubw'umurimo w'Imana. Nimvuga bino bintu banyarwanda rwose mu nyumve neza. Nta muntu udakunda amafaranga, ariko hari igihe umuntu ageramo, singiye gusobanura ubutumwa ndagira ngo tubigendanemo neza. Hari igihe umuntu aba arimo cyo kwakira ibije byose akagira gute, akakira apfa kubona ari byiza. Marayika w'Imana arambwira ngo mu gihe cye yaragezemo cyo kwakira, intumwa z'ikuzimu zamutumweho zimuzanira amafaranga. We ego agira ngo yakiriye ibivuye ku Mana. Baramuha, ariko bo bari bafite misiyo yo kumwigarurira. Ndetse bageragezaga kumuganiriza bamwereka ko nabemerera kuyoboka imbaraga zabo, kuko bari bamubonyemo ivuga butumwa ryagutse. Bo bari bazi yuko azabemerera nibamuha amafaranga. Bakomeje kujya bamuha amafaranga kubemerera kuba nawe yakorera izo mbaraga. Noneho we akimara kumenya ko, urabona nk'uko uyu musore yatanga amafaranga, undi agaca inyuma akaza kukubwira ko niwemera ibikorwa byabo bazarushaho kuguha amafaranga. Noneho Theogene we arahakana, avuga ko atareka Yesu wiwe yamenye no kuba nabo bamumenye muri ubwo buryo ari ukubera Yesu. Noneho bakajya baca iruhande bakamuha ayo mafaranga. Mu kumuha ayo mafaranga, Satani hari inzira yaciyemo, byose marayika yarabimpaye. Hari inzira yaciyemo, nk'uko wenda wejo weri wajya kubaza Theo ati ngiye ko byanze, ataha ati sinumva se ko hari aho batanga amafaranga, uzagende muri ibi nibi, ngewe ibyo sinabijyamo. Noneho Mwuka w'Imana arambwira ngo ntawe yigeze ajyana kwa Satani. Arambwira ngo uyu Theogene ngo kubera ayo mafaranga yariye. Ubu butumwa mbubanje imbere ariko bwaje nyuma kubw'ibi bintu numvaga nyine. Hari iterabwoba ry'abadayimoni nagize byanjeho, ngira ibindi bintu mpishurirwa. Reka mvuga ibya marayika nkuko yabimpaye. Arambwira ngo uyu Theogene aya mafaranga yariye kubera kubahakanira, yanga kurekura Yesu wiwe agakomera kuri Yesu wiwe, kandi byabo yarabiriye. Bize umugambi wo kumugambanira baciye muri bamwe b'abakozi b'Imana, bo bariye ayo mafaranga bakemera gukorana nabo. Ni ukuvuga ngo bamuhaga amafaranga nk'uburyo bwo kumwongoza, ngo barebe ko bazabona uburyo bamurisha bamwigarurira. Arabyanga. Warabyanga. Abyanze bamugambanira baciye mu bandi bakozi b'Imana bigaruriye. Ubwo mu bitwa abakozi b'Imana. Impamvu nge mvuga ko ari abakozi b'Imana, igice kimwe ibi bintu ndabivugaho kuko ndanababona, ariko sinemerewe kubatangaza. Urabona niba bafashe, wenda wihangane kugutangaho urugero, uyu musore bamuzi ko ari umuvuga butumwa ugira amagambo abantu bakunda. Bakamufata we bakamubwira ati twebwe twemerera uduhe umutima wawe, ugenda ukomeza uvuge Yesu wawe neza, ariko twuduhe umutima wawe. Urumva muri ba bantu abwiriza avuga Imana aba ari gukorera iki? Imana. Ariko w'Imana ntaba yifite, abavuga Imana we adafite. Ubwo no kuvuga ngo haba abakozi b'Imana tubona bari kuvuga Imana bavuga Yesu n'abantu bagakizwa, ariko bo bafite ibindi bakorana nabyo, bazi ibyo barimo, bazi ibyo birebereyemo. Bene abo rero bazi ibyo barimo, bazi n'ibyo bakora. Harimo abo bahaye nyine amafaranga, bamwe babaha amavuta. Ubwo marayika yambwiraga nabarimo arabanyereka. Abo baha amavuta, abo bahereza impeta bakijijisha nyine bakagaragaza ko ari amafiansaye, abandi udutambaro, abandi amazi, ayangaya dusengera tugaha abantu bakababwira igihe azamara. Bose narababonye, nabonye abagera muri 6, buri wese n'icyo yahawe. Ubwo nabo mu Rwanda? Nabo mu Rwanda. Noneho oya
hari uwo nabonye muri hanze. Ubwo ni batanu bo mu Rwanda n'ubwo hanze mw'iryo yereko. Nababonaga muri televiziyo marayika ari kunsobanurira. Noneho Theogene we kubera kwanga kugendera muri ibyo bigare byabo byo gukurikira izo mbaraga bagatanga imitima yabo, bakoze akantu kameze nk'agakundi ko kumugambanira. Muri ubwo ni marayika wampaga amakuru ndimo ndabyumva rwose. Muri uko kumugambanira baje kumutega, aribwo yazaga kugira ikibazo bashaka kumwica ariko ntibamwica. Kuko yigeze akora impanuka mbere y'iriya yamwishe, n'ubundi uzi ko yigeze agendera ku mbago avuye mu mpanuka. Kiriya gihe rero marayika yambwiye ko aricyo gihe batangiye kugambirira kumwica. Pastor Theogene. Noneho babonye adapfuye, Imana impamvu yanze kwapfa, yo yari imufiteho umugambi yuko ahantu izajya iba yavuganye nawe, yamubwira ngo Theogene hari ukuntu Imana ikorana n'abavuga butumwa naho batakumva ijwi, yajya kujya ahantu akumva umutima namukoreramo imbaraga za Mwuka Wera umubuza kujya aho hantu. Imana yari yateguye kuzajya imuburira muri ubwo buryo. Noneho yayumvira nta kintu Theogene yari bubi. Noneho kuntu we yari ameze n'uburyo yari afite ishyaka n'ububyutse, iryo jwi rimuburira ryarazaga n'ubundi akagenda. Imana rero ibona ntafite kuyumvira mu guhagarika ingendo zimwe na zimwe, irangije rero ihita yemera kataha. Urupfu rwe rero ruremerwa. Muri uko kwemerwa k'urupfu rwe rero, Mwuka w'Imana anyereka ukuntu mu bantu batangaga ayo mafaranga, uwo muntu nyine ari muri Amerika, afite ukuntu agaba amashami, ari mu bantu baje muri bariya yari agiye kwakira. Muri bariya yari agiye kwakira Uganda, harimo umuntu ukorana ufite misiyo yo gutanga amafaranga, ibyubahiro, kwaguka abantu bakagukunda cyane. Noneho we yaje nyine ari mu bantu bahamagaye Theogene, yaje nyine muri bariya Theogene yari agiye kwakira, ariko we aza afite misiyo yo kuranga aho bageze kugira ngo bamwice nyine. We yaje ari nk'umuranga, tugeza aha turaha nawe. Abo yari kuvugana n'abo bantu b'imyuka mibi, yari kuvugana n'uri kumwe n'umudayimoni uri bwice Theogene, nabo bari kumwe. Noneho icyo gihe biri hafi kuba habura amasaha 2, Theogene we yahise abibona nk'umuntu w'Imana ugiye gutabaruka, kandi umubiri uri bwangirika ariko ubugingo bwe bukajya kubikwa ahabera baruhukira. Yahise abibona, mu kubibona yirwana hashaka kubyanga, yibuka ko atumviye Imana ngo urwo rugenda rureke. Yari yamubujije. Imana yari yamusanzira mubuze. Urumva we yanagiye abyiyumva mu nge narabibonaga. Niyerekwa nyine. Narabibonye n'icyo kimodoka cyari kinjwemo n'uwo mudayimoni kiburira byose narabibonaga muri iyerekwa. Noneho Theogene we rero habura nyine ayo masaha 2 ngo apfe, yaganiriye n'umwuka w'Imana, nyine aganira niyo yerekeza, ahakana avuga ngo sinshaka kugenda, ndakenyutse, byose nyine arabivuga. Noneho murumva marayika w'ibyo yambwiraga nge nihuse nageze mu iyerekwa. Noneho Theogene akavuga ngo kubera iki Imana ubyemeye, yarabibonaga ko agiye gupfa kandi adafite uburyo bwo kwirokora. Kuko we yabonaga ko hari ku buryo yarangiraga abo bari kumwe babwira ati ndabona ibintu atari sawa, ndabona urugendo rwacu rufite ibibazo. Yatangiye kwerekwa, atangira guhishurira Theogene. Ariko we akabona ntafite ukuntu ibyo bintu. Ubwo yari mu modoka ntiyari no guhagarara wenda cyangwa kayibyihorera wenda nyine kubera ko urupfu rwari rwamaze kuza, yataye ikintu yahise ata nk'ikintu kimeze ntiba navuga ngo ntago ari ugutubwenge. Ni nubwo biro abantu babyumve neza, yabiboneraga mu isi y'umwuka. Wenda mu isi y'umubiri umuntu uri kumva ikiganiro avuga ati se ni gute ntabwo yabiboneye mu isi y'umubiri. Yavuga ati kuki atahagaze, Mwuka w'Imana arambwira ngo igihe cyo kuvuga ibyo ntago ari iki, uceceke, ahubwo genda umbwirira abana banjye ngo Theogene nibatuze araruhutse, ngo kandi nta handi aruhukiye ni mu buruhukiro bw'abera, ubugingo yabubonye, ngo ategereje umunsi impanda izavuga mwese ubwo muzamuhamagawe, abapfuye n'abazaba bakiriho.
ubwo nahise nsanga ba bantu ndababwira nti yewe nimuhumure Imana yabyemeye ko ataha Theogene araruhutse aho abandi abera baruhukiye natwe nidusoza amahoro tuzamusangayo tuhita duceceka bariraga barareka abandi mbona buzuye umwuka wera ubwo tuba dusojeje gutyo noneho nibwo nihereranaga umwe ibyo ari byo byose ntabwo ibintu nk'ibyo wabibona ngo nurangiza ubure kugira ubibwira ugire kugira ubibwira fata umwe mu bahanuzi bari baraho ndamubwira nti ngwino tugende mu cyumba nkubwire uzi ibyo mbonye muha ya story yose uzi ko Theogene byagenze gutya ntinabonye abadayimoni barwanira umurambo we ntibavuga ngo bagiye kunywesha amaraso ye no kurisha umubiri w'abakozi abakozi bagarukiye Satani noneho ndabimutekerereza byose nyine arambwira ngo rero mama Shasi ngo ibi bintu ugomba kubivuga nyine arampatiriza ndamubwira nti Imana yambwiye ko igihe cyo kubivuga kitacagera njyewe mama Shasi n'umutima wanjye mbwira Imana ngo Mana igihe cyo gusohora bino bintu nikigera hazabone kundi muntu basi niyo yaza avuga agapande azavuga kuri ibi bintu wanyeretse kizambera ikimenyetso cy'uko igihe kigeze mu by'ukuri narinzi neza yuko wenda hari nk'uwizahishurira akaza ibyo bintu akabisohora nibereye mu buzima bwanjye busanzwe nibwo umuntu yampamagara cyane arambwira ati mama Shaka tugenda urebe ibintu nakoherereje atuzi ko bya bintu wambwiye turi babiri ngo wagize ibanga hari umuntu uri kubivuga ati niba avuye ikuzimu niba nawe ashaka hiti nk'abandi bose niba ari umukozi w'Imana ati mama Shaka dusenga ibi nibi kiti umva yabivuze ariko wari kubivuga mu buryo bwo gusenya Theogene ndamugana umuntu wese afite uko asohora ibintu Imana niyo imenya intego umuntu afite ahubwo reka twebwe tubaza Imana tusa nk'ababirangirije mu kiganiro kuva ubwo ngubwo mama Shasi nta gahunda nongeye gupanga ngo impiri najyaga gutegura gahunda nkumva ngo genda unkurira abantu mu rungabanga hari umubare nateguye ugomba gukura mu rungabanga genda uvuga ibyo nakweretse ubwo ni nako bamwe mu banyamakuru nyine ntibari uwo mu mama wabibabwiraga bambwiraga ate nta kintu wavuga kuri iyi nkuru ariko nkumva uburyo ngomba kuyitambutsamo n'uburyo inkuru yateguye ndacyategereje inzira z'Imana rero nuko nahawe ubutumwa iki ni nacyo gihe cyo kugira ngo mutambutse mu by'ukuri ibibazo twagiye tubazwa ni byinshi ku rupfu rwa Theogene bamwe baba bafite uko babyemera n'abandi bakagira uko babyemera ngewe nuko nabihawe kandi mbitambukije nkuko nabihawe wenda kubera ko iyerekwa rimaze igihe ntigeze nanabyandika hari ibyo wenda umuntu ashobora nko kwibagirwa cyangwa se hakaba ibyo avuga ukumva ntibiri ku murongo neza ariko icy'ingenzi nuko imirongo migari niyo ngiyo message y'Imana itambutse kandi iyi message umuntu wese nyine icyo namwifuriza nuko nawe aharanira kuzasoza neza kabe naho urugendo rwe rwarangira nabi ariko nibura twese duharanire kuzabona ubwami bw'Imana nk'uko wacu nawe aruhutsa butegereje mu minsi yatambutse hari umukozi niba ari uw'Imana niba ari uw'ikimbizi nge sinshinzwe kugenzura abakozi b'Imana cyangwa abatari bo ariko yaje avuga ubuhanuzi nakavuga ubutumwa niba byita ubutumwa yaje avuga ibintu bikomeye byateye isi ubwoba cyangwa n'abantu vuga uburyo ngo banyweye amaraso ya Theogene ngo aribo bamutwaye bamwishe n'ibiki abantu benshi baravuga batari gushinyagurira umuryango kandi koko ni nabyo none se uwo muntu niwe wavuze wakubereye imbarutso yo kuza gutanga ubutumwa wagira ikintu bidusobanuriraho kuko ndumva ubutumwa uzanye bufite aho buhuriye n'ibintu yavuze ni ukuvuga ngo kugeza amaginga yawe nta nubwo ndakurikirana uburyo yabivuzemo pe ariko uburyo yaba yaravuzemo ibintu n'umwami yaba akorera se cyangwa n'intego y'ibyo yaba agamije ngewe ikintu nihutiye kubaza Imana kuko umuhamagaro nahamagawe n'uwa gihanuzi ikintu cyose njya kubaza iki Imana njye ikintu nabajije Imana narayibajije ngo ese Mana ibi bintu byavuzwe ko nanjye hari amakuru wabimpayeho ibi bintu
ni wowe ubiri inyuma, ni satani ubiri inyuma, ni imbaraga za muntu zishyigikiwe nawe cyangwa zishyigikiwe na satani. Nkeneye kumpa amakuru nyirizina y'ibi bintu. Mwuka w'Imana, ibi ndabivuga mbivugira kuri kamera uko yambwiye. Umwami Imana yarambwiye ngo mwana wanjye, ibi byasohotse, intego yanjye n'umugambi wanjye mfite mu bantu nuko abantu banjye bagomba kuva mu gukurikira ubwamamare na bumwe mu buzima bw'abantu bagenda bagukira mu kwiyitirira se cyangwa mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ahubwo umuntu wese agaharanira gushaka Imana ku giti cye no guhereza Imana mu mutima we bitewe n'aho abarizwa kubwo kwakira uwo Yesu Kristo. Noneho urumva mwuka w'Imana uburyo yabisobanuriyemo, njyewe nabyakiriye ko ibi bintu tutitaye ku wabisohoye umwuka yaba akorana nawe, harimo mbaga nyamwinshi icecetse buri muntu ku giti cye. Yahinze umushyitsi ngo yewe nanjye nkwiye kumenya umwami nkorera uwo ari we, gushaka Imana mu mutima wanjye. Nubwo wenda yaba akorera imbaraga satanike, abantu bagasakuza ngo avuye ikuzimu arasebye umukozi w'Imana arimo aragira ate, yego ibyo nge simbyitayeho, ibyo yaba agamije byose, ariko Imana yemeye ko ibi bintu bisohoka. Ifite inyungu zayo kubwo kugira ngo umuntu wese yitekerezeho, arebe mu mutima we icyerekezo cyaho agana. Yaba mu bari kumutera amabuye, yaba we ufite ibyo agamije, abakijijwe adakijijwe, ariko umuntu wese Imana ifite intego yo kugira ngo umuntu wese uzumva bino bintu azafata umwanya wo kwitekerezaho mu cyerekezo cyaho umutima we werekeza. Rero ikintu cyo narenzaho, kabe naho umuntu yaba ari, tuvuge wenda Theogene tumuzi nk'umuntu wasize ibyiza kuri iyi si, umuntu wese yakwigiraho, iherezo rye ryabaye ryiza. Ibi bintu Imana itabifitemo inyungu, ifite uburyo itabyemera, kuko hari n'ibintu yanga ko bisohoka kubwo kurinda ivugabutumwa ryayo. Ariko Imana iyo yemeye ko ibintu biba, ngenda bivuga nka mama Chance, yego satani nawe agira uruhare rwe mu bwami bwe bw'ibyo ashaka kugeraho, ariko n'Imana hari izindi nyungu ifite muri bino bintu. Yego icyambere cyo, nubwo twese twahamiriza tukavuga ngo Theogene uramubeshyera, uri kumusebya, uri kumusenya, yasize ivugabutumwa ryiza, ariko tugomba no kugira n'amakenga. Yego tukavuga ati ariko se ibi bintu bivugwa ku bakozi b'Imana, umuntu ku giti cye akitekera kuvuga ngo ariko se njyewe mpagaze gute? Ese niba umuntu w'Imana byaramugendekeye gutyo, urabona ko uriya muntu barabihakana bakavuga ko atari byo. Njyewe ikintu mpakana mwiyerekwa nabonye ryabo bakozi b'Imana, ntago nigeze mubona pe. Abo bakozi b'Imana bafite akarimi n'inyigisho zivuga Imana, abantu bagahinduka, ariko bo bazibanga ryaho bakura ubwo ibyo bintu. Yego ntago nigeze ntago namubonye. Ikindi ntigeze mbona inyobwa ryayo maraso n'uwo mubiri uburyo bagiye kuwukoresha ikuzimu, bamushinyagura babyina hejuru ngo itsinzi yacu yagezweho, ntabyo nabonye. Icyo nabonye ni irangira ry'urugendo rwe, naho Theogene agiye, naho agiye kuruhukira, naho itotezwa ry'umubiri we ntabyo nigeze mbona. Rero kuba yavuga ngo yishe Theogene, nanjye ndi mu bantu babonye mu isi y'umwuka y'ubuhanuzi uburyo yapfuye, ntago yigeze amwica pe. Dayimoni yinjiye mu mushoferi araburira, ni dayimoni nibonekere ko uwo mudayimoni niba ari we, cyangwa se bari bafite ahantu bari bakurikirana iyo filime, aribo bari gukoresha uwo mudayimoni. Ariko uwo mudayimoni yinjiye mu mushoferi, narabyiboneye mwiyerekwa, baraburira. Yego abadayimoni bigambye ndeba, n'abamarayika bamutwara ndeba, ntago we nigeze mubona. harya ko tuzi ko abantu bari kumwe na Pastor Theogene mu iyo modoka bose batabarutse, sibyo? Niba ntibeshye nibyo yemwe. None umuntu yakwibaza, wa mugabo cyangwa nako wa muntu umwe mu bari baturutse hanze muri Amerika, wari uri kuri target kugenda aranga aho bageze, kugenda kurikirana iko bimeze, ubwo birumvikana ko nawe yapfiriyemo. Rero ndatangaza aya makuru urakoze kumbaza kuri kino kintu. Uriya muntu nubwo yitwa umuntu, ntago ariho nk'umuntu.
Okay, yego. Yego. We yagaragaje nk'upfuye, yagaragaraga nk'umuntu nyamuntu. Yego. Ariko uyu mubiri we wari warapfuye. Yavuye muri kino gihugu cy'u Rwanda yarapfuye, ajya kwakirira ubuzima muri Amerika. Toka Satani. Yego. Yes. Yego. Ni umuzimu rero. Bitwa abazima. Ni umuzimu muzima. Umuzimu muzima. Ubwo no kuvuga ngo mu bantu Theo yaragiye kureba, yaragiye no kureba mu muzimu muzima uri kumugenza kugira ngo uri gutanga agere kuri target. Noneho muri Amerika we yahawe misiyo yo gukorana n'izo mbaraga yiyita umuntu iyo bagiye kwica ntago ari Theo bishe wenyine, hari n'undi muhanzi bishe hano birasakuza cyane, ariko we ntago bamwishiciye mu muhanda, bamwiciye mu rugo iwe. Ni ukuvuga ngo w'ikintu akora aza yambaye ubumuntu ariko agapfana n'abandi. Noneho mu gupfana n'abandi, haleluya, ndi kuvuga bino bintu nkabona ibintu bisa nk'ibimpagurukiye mu isi y'umwuka. Satani hari amakuru dutangaza akatumerera nabi, ariko tuzi ko haleluya ntabwo yadushobora kandi dufite ubutsinzi. Yesu yaranesheje. Impamvu mpise mvugiye haleluya, hari ibintu mpise mbona. Yego. Kandi n'ukuri ntabwo biba byoroshye, ubu bafite ukuntu bagiye kugaba ibitero, ariko ukuri yo gutanzwe kukaza kurokora, Imana ifite ukuntu igushyigikira. Noneho rero ikintu warumbajije, uyu muntu arakomeye kuko aha hantu ari yambara n'amasura menshi. Yambara n'amasura menshi. We misiya afite ni ugutanga amafaranga mu bakozi, mu bantu nyine bafite akarimi, abantu bita abakozi b'Imana, bafite kumvwa n'abantu. Yego. Tukabona bari gusa n'abakorera Yesu yamara babiri ku yindi misiyo. Ni ukuvuga ngo Jowe iki kintu ndakivugaho, wenda ndabanza ntange runo rugero. Hari igihe nigeze kuza kuyoboka Imana. Icyo gihe ngira ngo urabyibuka nari intwite. Naragiye ndabyara, maze kubyara ko kunda abantu bavuga ngo baraza guhemba. Ntago nabisanisha na bino. Umuntu wese ahigwa ukwe. Kandi ibi bintu abantu ntibabyumva, ntibafata abakozi b'Imana bose ngo bashyire mu gatebo kamwe. Theogene yatubereye urugero rwiza, yakira ayo mafaranga mu buryo butunguranye atazi aho ibyo bintu bivuye, ariko arwana intambara nziza yo kurwanira Yesu, aranagenda. Umubiri urigendera, sibyo se? Ariko mu by'ukuri izi mbuga nkoranyambaga izituriwe, si n'uwo wenyine wavuye mu Rwanda yarapfuye akajya muri Amerika akabaho. Hari abantu bakora muri bino bihugu by'Uburayi baza bambaye ishusho yo kwera, bakaza mu bakozi b'Imana nk'abaje gutanga impano, gushyigikira. Rero iyo babona ufite kuronka abantu benshi, ikintu bagukorera barabanza bakakwiyegereza, bakagira fondasiyo y'ubuzima baguhereza. Noneho bakabona bakajya baza bakakwigisha nyine. Muri abo bigisha harimo ababihakana, bakavuga ati twebwe ntituzakurikira izo mbaraga zanyu. Abandi nabo bakavuga ati sinaharaye amafaranga nge nzayagumana. Noneho icyo bagutwara umuntu w'imbere, ariko umuntu w'inyuma niba uri umuhanuzi ugakomeza ugahanura, niba uri umuvugabutumwa urakomeza ukavuga ubutumwa n'abantu bakaba bo ntabwo bagukura kuri Yesu. Yesu urakomeza ukamuvugaho ukanamuvuga neza kuruta abamufite. Niba uri umuhanuzi ntabwo bakwambura guhanura, ahubwo baguha ikintu kimeze nko kumvwa cyane, noneho ku buryo bya bintu bigira ubuzima, nyine mu bantu ukaba uw'umumaro, ariko we baragutwaye, barakujyanye. Wenda nk'urugero natanga, hari nk'uw'Imana iherutse kunyereka nawe bimeze nk'uko kwa Theogene. Nawe ni umuntu nyine ubona ufite ivugabutumwa ryagutse, nawe yariye amafaranga yabo gutyo, ubu ari kudiringa nabo. Urumva arajya mu muhanda bakaba barateze, gusa wenda ikiri kumurokora iyo bamutegeye i Remera aca Nyamirambo. Arabimenya se nyine kwa kundi Imana yaburiraga Theogene, wiri kumuburira noneho nagira ngo nukurusha Theogene. Yego, we abyiyumvamo ari mu muhanda kuko afite n'imodoka,
akumva nk'ijwi riramubwiye se cyangwa rikavugira mu bitekerezo uti ntunyura aha watezwe akabaciya. Rero ibi ntabwo babikoreye Theogene gusa, ni misiyo bafite ku muntu wese ubarira amafaranga wanga gukorana nabo. Yego. None se hari igihe babisaba mu buryo wenda buziguye bakavuga ati turashaka ko dukorana cyangwa biri mu isi y'umwuka byose, cyangwa ushobora kuza nyine mukaganira ati hari turashaka ko dukora gutya na gutya tukajya tugwa n'andi mafaranga uburyo nagiye mbibona harimo abo iyo bamaze nyine kugira fondasiyo y'ubuzima baguha mu buryo utazi, baguha ziriya mpano z'amafaranga ngo ino duhurire muri hoteli iyi ni tuguha amafaranga. Hari nabo basanga mu ngo zabo, abandi bagahurira ahandi hantu runaka, ntabwo bahita bakwibwira, bo baza muri ya shusho yo kwera ko bari gushimira Imana, bakunze ukuntu uvuga ubutumwa bwiza, nyine nawe ukavuga ati Imana iri kumwe nanjye. Noneho hari uwo berura bakamubwiza ukuri, hari n'uwo bakomeza gutwarira mu isi y'umwuka bakamufatira mu isi y'umwuka ariko akajya yoberwa ibyo bintu arimo. Noneho iyo bari kugutwarira mu isi y'umwuka wisanga nyine ikirere cyawe cy'umwuka utakiri mu kwera kw'Imana, utakiri mu bwami bw'Imana, ahubwo ukabona hari ubundi bwami uri gukorana nabo, cyane cyane nk'abahanuzi. Ntabwo bahita berura ngo bababwire, bakorana nabo nyine mu isi y'ubuhanuzi. Abavuga butumwa rero bo barerura bakababwiza iki? Ukuri. Yego. Mana yanjye. Nose bamasha aba bantu se bakorana n'imyuka mibi nyine batanga ibitambo bagira ute wenda wabonye mu Rwanda, wabatubwiye se tubakareka gukomeza kuyobya abantu? Urakoze kumbwira kino kintu nari nanabizi kuri bukimbaze cyangwa se uri bumbwire ngo mvuge. Jowe hari ikintu ngiye kuvugaho. Ni ukuvuga ngo aba bantu bagiye batwarwa muri ubu buryo, barimo ibyiciro bibiri. Ni ukuvuga ngo iki cyiciro ngiye kuvugaho ni wa mushumba cyangwa se wa muvugabutumwa cyangwa se wa muhanuzi wagiye muri bino bintu. Urumve iyo ubigiyemo hari ukuntu Imana ikureka, Imana ikakureka, ariko burya ikureka bitewe n'irari ry'umutima wawe, ikavuga ati wowe bitewe n'ukuntu wumva ko umuntu watunze amafaranga menshi, wagize hiti, wamamaye, ari ubona amahoro, reka nkure kujyeyo, ya mahoro uzayabure muri ya hiti, ya mafaranga uzayaburiremo amahoro, numara kubona bigucanze uzantabariza muri iyo myuka mibi kuzimu, nongere nkugarure. Imana ikaguhishira muri ibyo bintu bamo bikabibanga ku buryo n'ababihishuriwe ntawe yemerera ko yabivuga. Nk'ubu hari umushumba uri muri kino gihugu, mu by'ukuri urebye ukuntu ari kuzana abantu kuri Kristo, akoresheje izo mbaraga zawe. Uramutse unabwiye aba bantu uyu muntu akorana na zino mbaraga, bagutera amabuye. Impamvu Imana yabyemeye kandi narinda nta n'umuntu wanamuvuga, unamuvuze wahura n'akaga. Uyu mukozi w'Imana, Imana irimo iramukubira hariya. We yagiye muri bino bintu atanze Yesu amukunze, ariko avuga ati reka ngende ndebe ko hiti yanjye kwari ukuntu yari yazimyeho, yari yazimyeho. Noneho mu kuzima aravuga ati we n'ukuntu nari nagiye abantu bari batangiye kumenya, reka nshaka ukuntu namenyekana, reka nshaka ukuntu nakira cyane njye mpa n'abantu amafaranga, bitume ndyoherwe n'ubu buzima. Ariko icyo nzi cyo Yesu wanjye, Yesu watumye ibibimbaho, sinzamurekura. Abemerera na Yesu amufashe, agezeyo bamuhakanira ko umutima wabo natawumuha nawe bari bumwice, yigirira ubwoba bwo kwipfira, agumayo. Ariko nubwo ariyo ibintu bari kumukorera, ari mu nzira zo kugaruka. Yego, uyu muntu rero ushobora kumuvuga, niwe ntanzeho urugero, ushaka kumuvuga ugatuma aba bantu bari muri iri torero rye bose bagwira rimwe. Kandi mu by'ukuri muri iri torero ayoboye ntacyo atwaye abantu. Niba atari ntuza ni nyirantuza. Nta muntu mvuze, nyine ntabwo gisara uwo mvuze, ariko ntazapfa. Oya, kubera ko ni ukuvuga ngo reka twemere ko uyu muntu uri kumena aya mabanga yavuyeyo koko, yavuyeyo.
uyu muntu nawe azaza abihakane bino bintu abyange nyine none ikizagaragarira isi ko yabivuyemo amahiti yabo n'ibyo bamuhaye byose bizarangira azime burundu nibagirane burundu azime kubera ko ibyo bamuhaye bazaba babijyana noneho hahandi Imana imushubije yamukura niho Yesu azahita amwigarura noneho akamukoresha mu murongo we yamugeneye ngo Imana imufiteho umugambi nubwo ari hariya nawe n'umuragwa nawe ubugingo burateguye kuko ibintu akora muri iyo myuka mibi yifitiye umutima wo kugira ngo abantu bikirire bibereho neza nawe abe muri ubwo buzima rero ntago Imana yo mu ijuru yakwemera ko uwo muntu wamuvuga si nawe wenyine harimo n'abagiye bazabigwamo bazarimbuka nge hari uwo duherutse guhura ni umuntu ukomeye leta aranampagarika ati twahuriye kuyobokamana n'abatwara yaje kuyoboka n'abatwara twakoranye kuyobokamana ikiganiro ngaho erega banza ndoze yajowe ni kuvuga bino bintu nese ko urwo rusengero nduvuze abantu ntibaruhindukiramo yega bagiye bakurikiye ubutunzi bararundumuka ariko abagiye bagiye gushaka Yesu nyawe bahabwa agakiza yego nta hantu Yesu atahera umuntu agakiza ni kuzimu yageze yaranesha urufunguzo araruzamukana n'abari muri izo sengero z'abari mu mbaraga z'umwijima Yesu yahaguhera iki agakiza bitewe n'umutima ufite atoti mama chance aturabibona ko twagiriwe ubuntu Imana iri kumwe natwe ndavuga rero ugiye ntakubwije ukuri Imana yazakumbaza nitegeye moto ninjira modoka ndamubwira nti tubwizanye ukuri turi babiri ibi bintu byose uri kubona uri kubikura kwa Yesu nyirizina cyangwa uri kubikura hahanduzi ngo reka mama chance ngo rwose ngo umuntu abayirwanaho ngo none urabona iyi si twayibamo gute ngo sugira ngo zirambuga nkoranyambaga tujyaho hari ukundi twabigenza tutirwanyeho ngo igikundiro baragitanga icyubahiro ngo n'amafaranga atangira nyine kuvuga ubona n'ibyo bibaraga bimeze nk'ibiri gufuha arangije kumbwira ibyo mbona arongeye agarutse mu butungane aranampanurira yego aranampanurira sohoka mu modoka njya gutega moto mu by'ukuri nk'uwo muntu sinatinyuka kumuvuga kuko uburyo agaragara harimo bamubona bagahereza Imana icyubahiro ndetse hari n'abamurokokeraho akabahanurira bakikomereza urugendo ariko we nyirizina hari arahazi no kuyoboka aracyakora se turacyakorana oya ntagakiza kuyobokamana wenda wasanga yazazeje kuyobokamana hanyuza abantu benshi birumvikana mama sha kandi buriya nge niba hari ikintu nitondera ntabwo nyapfa gusohora ikintu cyitwa ubuhanuzi burajya kubusohora ari uko numva umutima wanjye wemeranywa buriya hari umusore uherutse kumpamagara wo mu Ruhengeri yari afite ubuhanuzi buvuga ku bantu bavuze mama pasteur uriya musore wavuze ibyo kumushaka n'abandi ariko ubutumwa yatanze naravuze ati naramubwiye ntumva rero niyo waba ubeshyeye Imana atari Imana yabikubwiye ibi bintu ariko ibi bintu bizaba ibi bintu byanze bikunze bizaba uzi mvuye kuko ubwo butumwa amaze kubusohora nuko nahise mbona undi mukozi w'Imana ubwira ati uriya muntu ankiranuye n'Imana ubutumwa nanjye nari mbufite ariko naratinye kubuvuga none ubwo buvuze Imana ishimwe ubwo rero abantu babyumve buno butumwa burakomeye cyane kandi burimo ubutumwa bukomeye none se mama chance akenshi y'Imana yerekanye indwara kikunda gutanga n'umuti iyi si dusohoyemo cyangwa iyi Kigali cyangwa u Rwanda turi gukoreramo rwadutswemo n'abahanuzi rwadutswemo n'abakozi b'Imana nyine batandukanye ariko bavangavanze barimo abo batanga ibitambo barimo bameze gute ese umukristo w'iki gihe usohoye mu gihe nk'iki koko arakora iki wenda kugira ngo dufashe abantu wenda tugane ku musozo ariko basi tugira inama abantu ni gute bari bugitware kumenya aho basengera basengane nande bahanurirwe nande biragenda gute koko bikomeye gusa jowe ikintu cyo nabwira abantu kandi nanjye nibwira kuko nanjye ndi muri abo bantu nawe nkubwira twese muri rusange njyewe inama nagira buri muntu wese nyigira ntago igisubizo ari ukuba hari ibintu ukeka ku mushumba wawe ngo uhite usohoka yego
kuko hari impamvu Imana yemeye ko urwo rusengero rubaho n'uwo mushumba araruyobora ahubwo igikwiriye kuri buri wese naho abarizwa ni ukurinda izamu ryawe ugafata mu byo wumva ugatoranyamo ibizima ibitari bizima ukajugunya kuko nubwo dukorera Imana muri iri zina twitirirwa ngo turi abakirisitu cyangwa turi abakozi b'Imana umuntu wese afite uko yahamagawe kandi iri juru tujyamo ni ikinege umuntu wese azagenda ukwe uwo mushumba ukuyoboye aho hantu barizwa nka adresse yawe ntago ari uzaguha ijuru ahubwo ijuru uzarihabwa n'amahitamo y'umutima wawe y'uwo wemeye kugira gute kwakira ikindi cya kabiri kabe naho urusengero waba uruzi ko ruyobowe n'umuntu werekeza mu bwami bw'Imana ndetse uriho ikimenyetso cy'amaraso aho naho wibwira ko ari hazima ubwami bwa Satani buza kurwana kuko urwo rusengero rutuye ku isi yamanukiwe n'umubi Satani waje kwica no kurimbura ahubwo icyo twese dukwiye kwibwira kandi gikwiriye cy'ingenzi aricyo dukwiye kwigira kuri mwene data Theogene watabarutse urugero rwiza rw'abakristu watubereye imfura akatubera urugero rwiza witanze mu buryo bwose bushoboka nuko umuntu wese akwiye kurwanira icyo yamenye kandi agaharanira agakiza kahagaragara n'ahatagaragara kuko Yesu nagaruka ntago azaduhamagarira mu kavuyo ntago azaduhamagarira mu masengero twasengeyemo ntago azaduhamagarira mu mihamagaro yacu ahubwo azahamagara umutima wejejwe wemeye kurwanya icyaha n'igisa n'icyaha cyangwa se ikibi n'igisa n'ikibi kandi ntago tuzirata ubutwari tucyambaye umwambaro w'iki w'urugamba ahubwo buri wese ndamubwira nti kuko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe cyangwa se hari uburyo wacogoye bitewe n'ibyo wagiye ubona mu bahanuzi mu bavuga butumwa n'ibindi byinshi bikorwa ahubwo ongera uhaguruka ubyuka ushake Yesu ku giti cyawe kandi gushaka Yesu ku giti cyawe si ugucika mu rusengero cyangwa gucika ku bahanuzi oya ahubwo ni ukumenya gutoranya ibizima mu bipfuye yego ngira ngo ni ibintu byumvikana tugana ku musozo w'iki kiganiro turi busoze n'ubundi udusengera ushaka nimero zawe zo arazibona ku kiganiro ziba zanditseho hari ikibazo wenda cya nyuma nakubaza tunangana ku musozo hari abantu benshi bumva yuko umuntu utanzweho igitambo nk'uko umuntu upfuye mu migambi y'ababi cyangwa y'abadayimoni umuntu umurambo we urwaniwe umuntu bigenze kuriya nka kuriya Theogene yapfuye automatically bituma ahita arimbuka none ikibazo umuntu rero ufite ikibazo nk'icyo burya umuntu ashobora kwicwa n'uburiganya bwa Satani ariko ubugingo bukabona ijuru Jowe uko bivuze ni nako biri ni ukuvuga ngo umuntu agizwe n'ibice bibiri siko bimeze umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma nuvuga ngo uyu muntu w'imbere umufite ni umutsindira yego tureke no kuvuga ibitambo ubuzima tubayemo bwo mu isi ni ubuzima bw'ibitambo reka nkubwize ukuri Jowe uretse ko twe twumva ngo ibitambo ni umuntu wamennye amaraso ni umuntu wapfuye umubiri uko Yesu Kristo yasize ubwiza bwe bwo mu ijuru akaza akambara uyu mubiri haleluya uyu mubiri yamara kuwambara ukababazwa yarimo atanga igitambo cyo gucungura iki itorero Yesu turebye urugendo rwe rwo kuducungura yababazwaga n'ubwami bwande bwa Satani kugeza kuri final ubwo yavagamo iki umwuka ariko Yesu w'imbere waje kuducungura misiyo ye kwari kuducungura kugira ngo itorero ribone ubugingo rero iba abantu bavuga ngo umuntu watanzweho igitambo cy'uyu mubiri ariko ubugingo bwe buri ku Mana uyu muntu ahabwa ubwami ariko hari n'utangwaho igitambo cy'uyu mubiri ubugingo bwe buri kwa Satani uwo ajya kwa Satani ikindi mbese icyo ushatse kuvuga kugira ngo abantu babyumve neza ni ukuvuga ngo kuba umuntu atanzweho igitambo yari umukiranutsi ntabwo bimugira umunyabyaha no kuba umuntu yatangwaho igitambo yari umunyabyaha ntabwo bitera Imana impuhwe ngo apfuye ngo yishwe n'abadayimoni ngo yishwe n'akagambane k'abarozi ngo n'ibiki ngo bimuheshe ijuru niba yanduye aragumya yandure niba yera agaragumya yere siko bishatse kuvuga se
erega uretse ko twavuga ngo umuntu yapfuye yatwawe n'abadayimoni, nareke no gutwarwa abadayimoni. Ibitaka biba bigiye mu bindi bitaka aho byaturutse, ubundi umuntu w'imbere akajya aho yateguye yaratuye. Umutima wanjye niba warabaye mu bwami bw'Imana, nintabaruka nishake nzabe natanzweho ibitambo n'abazimukazi n'abarozi bose, umutima wanjye uzajya ku Mana. Ariko niba narabaye mu isi, umutima wanjye uba kwa shitani, bazantwara mu bitambo n'ubundi nerekere kwa shitani. Rero tureke kwitiranya ibintu. Ni ukuri kwiyera kuba umuntu yatangwaho igitambo ntibivuze ko atajya mu ijuru. Njyewe narababaye cyane, hari akantu umuntu yanyoherereje, umuntu w'umupasiteri, wenda ibi nabyumva mbabarire, aratinyuka kuri kamera aravuga ngo kubera ko ngo umuntu w'Imana ngo yagiye ngo asambagurika, ngo ntago babyemera ko yagiye mu ijuru. Kugenda utuje no kugenda usambagurika ntago ari byo bigaragaza ko umuntu agiye. Jowe tubwizanye ukuri. Ubaka kanya imodoka yankubitira hano ngapfa ntuje bavandi, oya napfa ntuje. None si byo nibyo bizabereka ko ngiye mu ijuru? Iyo ni imyumvire iri mu bupagani n'ubujiji. Ibyo ari byo byose ubwami bw'Imana. Kuko umupasiteri wavuze utyo ntiyize teoloji, no mu buzima busanzwe ni injiji. Mbese ni umuntu uraho udashobotse nyine. Oya wenda nanatwumva. Oya nibyo byo mvuga, ariko nta muteoloji wavuga ibyo, nta n'umuntu ufite ubwenge buzima wavuga ibyo. Nako ubwenge bwinshi bwuzuye. Rero nyine ngo hari ibintu batwigishije tubibika mu bwonko, twumva niko biri. Ngo umuntu upfuye atuje, ngo atanyeganyega, ngo bwararitaje, ni ubonye ubwami. Kandi Jowe nde wicaye aha narababonye bapfa batuje, Imana yakwereka ukabona n'ubundi ari mu buruhukiro bw'abazajya ikuzimu. Rero nge narabyuje mva ko Imana. Hari n'abapfuye binyagambura cyangwa bagira baritaje, ukabona abamarayika barabajyanye. Ntago uburyo utandukanye n'umubiri ari bwo bugaragaza iyo werekeye, ahubwo umubiri ubabazwa bitewe n'iherezo ry'urugendo rwawe. Ikindi ntago imodoka yankubita, ntago napfa ni kurwana n'ihembe ngo Joel napfa asinzirijwe na malaria ngo dupfe kimwe, ntago bishoboka. Kandi ikindi Joel, hari abantu bataha babona aho bagiye kujya kubera ko bagikunze isi bakarekarama. Oya Mana sinshaka kugenda kandi urupfu rwamaze kugira gute kumusatira. Uyu muntu hari igihe abantu babona yanga bakagira ngo koko n'abadayimoni ari kurwana nabo, kumba ari kurekarama ati ntaho njya Mana, ntaho njya. Rero bitubeshya ngo batubwire ngo abantu bose bari gukubita ngo bari gutwarwa n'abadayimoni. Hari n'abagiye banga kugenda, Imana ikamubwira ati ngwino, akavuga ati oya sinsiga abana, sinsiga umugabo, sinsiga ibi. Kandi Imana yamaze kumutegurira ubugingo iramutwaye. Uwo rero nawe apfa arwana. Yego, ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Iyo umuntu ari ubutumwa bw'Imana, ari ubuhanuzi burimo ngo Imana yavuze, umuntu akamara kubitanga, umunyamakuru agakora amakosa yo kumubaza ibintu byinshi ku buhanuzi, abashaka kumutura mu mutego wo gutuma agabanya cyangwa ngo yongere. Reka tugane ku musozo w'irivuga butumwa Imana ukorera idakiranirwa, ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora. Iguhereze umugisha cyane.